itorero ry'Imana mwongeye kwirirwa yego hagati y'imisozi n'abanzi be imbere ye hari inyanja. Mose yavuze mu ijwi rituje ati ndakaswe harahiye koko. Abari bamuri inyuma bose bavugira icyarimwe ati hadashya si wowe watuzanye mu rupfu se. Ariko kubwo gukomeza kwizera no kwihangana kwa Mose yumva ijwi riturutse mu ijuru rivuga riti ndemo ako nagacu ufite mu ntoki. Mose ararisubiza ati aka nagakoni ntanduye ku nzira nifashisha iyo ndi mu rugendo. Uwiteka aramusubiza ati iyo ni intwaro wa Babiloni gifata uyirambure hejuru y'inyanja uyikubita ikinyafu nihadacikamo inzira. Ndagasa umenye ko ndi idage. Ubwo Mose abigenza atyo inzira birabonetse ahindukira yitonze ati bantu b'Imana twimanukira. Naho Farawo kubwo kutihangana avuga mu ijwi riranguruye ati basirikare bantu niki n'ubundi nidutaze gukora ubukwe natwe twimanukira. Ubwo muzi bakimara kwimanukira ibyabaye ubwo nyine haje gushya gusa inkuru z'Abisirayeli basigaye bazirebera kuri televiziyo. Mbaza uti televiziyo yahe ikuzimu kuko nta numwe wasigaye wo kubara inkuru. Okay, amen.